naho bwoko bw'Imana reka tubashimire kubw'urukundo mwatugaragarije kuri channel ubugingo buhoraho TV. Hano turabifuza kugira ngo mukore subscribe, mukore like, mukore share na comment kugira ngo ibiganiro byacu bikundwe kandi ubutumwa burimo buzakize abantu benshi. Uyu munsi twateguye icyigisho kivuga ngo umugabo n'umugore babayeho batuka Adamu na Eva ngo babahemukiye. Umwe yatukaga Adamu na Eva baramuhemukiye, yarangiza noneho bigatuma ahora yivovota buri munsi, akavuga ngo umugore w'ikigoryi yaduhemukiye n'umugabo w'ikigoryi, niba badakora icyaha ngo tuba turi mu biruho imingana gutya. Hari igihe inzara idukubita, hari igihe tuba dufite amafaranga tukayagenda tugashyikirana akantu ko kwizigama, warangiza ugasigara nta kintu uriho, usigara ukennye. Wamara kuba ukennye ukaba ufite ibibazo bikuriho, warangiza ukavuga uti ubu byarangiye, ubukene buranyishe. Wabona inzara yakwishe ugatangira ukivovota. Ubundi ngo Imana se ngo iradukundaga, ubundi si Imana ntitwanga, si bidukunda kuki bamwe arabakira abandi arabakene. Iyo badakora icyaha Adamu na Eva barabibasiye, barabaciye amazi bati rwose Adamu na Eva uriya mugore w'ikigoryi, umugore atukaga umugore, umugabo agatuka umugabo. Umuntu w'umugabo akemera akagendera ku mugore akamuyobora, akaza akamuzanira itunda yabuzijwe akanga akarirya, ngiye ntabwo narirya. Cya kigoryi cyabaduhemukiye. N'umugore akavuga ati uriya mugore nawe yari ikigoryi. Umuntu washutswe n'inzoka ikamuhitunda akarirya, inzoka ikaza ikaja mu giti hariya ikamubwira ngo Eva akikiriza hagana n'inzoka, ati ntabwo byavamo. Nuko agahinda kamwishe, babaga bari kurya utuboga, babaga basoromye mu ishyamba, babaga bari gushaka bashiye udutunda, nimba ari amabungo, nimba ari iki, nimba ari iby'inzari, nimba baterateranyije utundi, bahize udufuku, bari byabaye yanga nta kintu babonye batahaze, maze n'agahinda kose bavuye gukora ikiraka, babasuzuguye, babaciye bwije, bikababera ibibazo. Haleluya, kadushima Imana. Ibi ni data turi kumwe hano kuri channel, reka tubashimire kuba turimo kumvikana. Noneho uyu mugore n'uyu mugabo umunsi umwe Imana irabyumva, uri Imana biri kutwumva. Iyo turi kuvuga, niyo waba wicishije bugufi, niyo waba wicishije gute, Imana ibiri kukumva, ibiri kukureba. Iyo wibeshe uko warangiza ukavuga ngo buriya ngo Imana ngo ntabwo ari kundeba, ukatukana, ukaja kwiba, kungura umukozi w'Imana wagenda ukitwikira ijoro, warageze ukagiye kuja gushaka indaya umukozi w'Imana. Imana ibiri kukureba, ugira umuririmbyi, mugataha, abandi bagataha, mwe mukisigaza inyuma, mukanyura mu ishyamba, mukaganira ibidakwiriye, mugakora ibidakwiriye. Imana ibiri kubareba. Iyo mwe muri mu nzu mwerereye mu mageto yanyu n'ahandi hose, Imana ibiri kubareba. Niyo musinzire nijoro, Imana iri kubareba. Nta Imana ihishwa. Reka dushimire Imana yacu uko itubona, ikabona amakosa yacu, amabi yacu, yarangiza ikavuga iti kamenetse kubasezera, wenda hari igihe bazihana. Haleluya, ubuntu bw'Imana buraduhagije. Ntabwo tugomba gutinya dufite Imana, kuko Imana ntihaniraho. Imana ntabwo ari umugome, Imana ni y'urukundo. N'ikimenyamenya abanyabyaha ni benshi, nta kintu yabatwaye. Gikora igihana rimwe na rimwe abarengereye. Muza mwene data, inshuti yanjye, uzakore ikintu ushaka, none ibyaha byakunaniye bikawushaka kuza, wari igihe bizabereka bikanaza, ukavuga uti ubu natakaye, ndi muri risike yo kuba nanahanwa nangwa n'iki n'Imana n'iki. Ariko uzirinde gukora icyaha cyo kugomesha n'abandi. Icyaha ni cy'Imana ihanira, n'ubu Imana irahana. Hari ingero dufite nyinshi z'ahantu Imana igiye ihana. Nk'umuntu ugasanga ari kuvuga ati abana banje n'umugore ntabwo bazasubira ku rusengero, ari umugabo
umugore aza ku rusengero akamukubita, abana bari ku rusengero nimusubirayo muzasubirayo ntahire mu rugo, bikabaho abantu bamwe bakagwagwana bakajya, abandi bagatoroka bakajya gukora, bakajya kuba mu zindi ngo za kure, hashira igihe wa mugabo agapfa, ba bana bakagaruka mu rugo, ba rugo yidogezagamo, ba bana bakabwirirwamo bakajya gusenga, bakarenza n'igipimo baza gusengeraho, niyo umugabo nicyo kibazo yahuye nacyo. Reka rero twubaha Imana, kuko Imana irakomeye kandi Imana yo kubaho. Haleluya. Reka rero tuvuge kuri uyu mugore, nuko umunsi umwe Imana reka ize. Igitekerezo kitubwira ko Imana ngo yaje mu buryo bw'igikona. Igikona kandi inyoni Imana yituma yitumye no kwa Eliya kumuzana inyama, muzana n'agacuma k'amazi, muzana n'umutsima. Ibijyanye byose Imana ishobora kubinyuramo, yarangiza ikagutumwaho, ikagusanga cyangwa se ikanyura mu bindi nabyo bikakubwira ubutumwa bw'Imana bukakugera, no mu butumwa bunyuramo, no mu nsinga ubutumwa bunyuramo, no mu radio ubutumwa bunyuramo, no muri telefone ubutumwa bunyuramo, no muri YouTube ubutumwa bunyuramo. Bene data, reka tubifurize kugira ngo mwibuke iyi channel Ubugingo Buhoraho TV kugira ngo mukomeze kwikurikirana. Haleluya. Reka twongere tuvuge kuri umugore w'ikigoryi n'umugabo w'ikigoryi, aribo nibo bari ibigoryi, ko ntabwo ari abantu Adamu na Eva nabo bakoze icyaha kimwe, nta kintu cyaha bongeye gukora kandi Imana yarababariye. Haleluya. Barihanye, naba nabo barihanye. None ko twe tutari kwihana, ko turi gupfira mu byaha, Imana ikaba iri kudusahura ku isi, mufite ngo reka mukure mu isi ngo ataza kwanduza abandi ibyaha. Ngo bigena bereye umwana we udore ndakuze umaze igihe kinini, usenga ngo nasenze ngo ntako ntagize, igihe nasengeye uratashe, nimba ukumva igihe wasengeye urushe uratashe, ruhuka, Imana ituma abana. Ariko nimba uri kuvuga uti igihe nasengeye hari ibyo ntanogeje, hari abana bato ndashaka nabo kubatoza, kambwiriza ubutumwa hirya no hino ku isi, ibo abasaza muzabona ko barama. Nashimye Muzehe Ezra Mpyisi ubwo yavugaga ubutumwa shaje, hari ibyo ntanogeje nkiri umwana, ati Imana hari Imana ikongera ikamwongeza imyaka, akongera akavuga, ikamwongeza indi akavuga, kugeza ubwo yagize imyaka 104. kandi yarwaye we navuga ko yarwaye nk'ukwezi nyako, niko yarwaye bukomeye, ariko ubundi bwo yagerageza akavuga akajya no gusenga ikibagabaga kuri English Church. Nanjye narahasengeye, twarasenganye rw'Abongereza, ari ikibagabaga muri kwa hepfo ya Kimironko gatoya, hari ahantu urusengero rw'Abongereza ruri munsi y'umuhanda, n'umuhanda w'urusengero rw'Abadivantisite rwavuga Ikinyarwanda. Aho hantu muzaze kuhareba, mwasengeraga bavuga Icyongereza cyiza, ni ahantu bakira abantu mu buryo bukwiriye, gusa rw'Abadivantisite ruhari. Aho hantu bakira abantu ku buryo buteye ubwoba, ni abantu babakire, abantu bakomeye, ariko ni abantu bakunda umushitsi. Iyo ugezemo barakubaza, baguha welcome, bagapapuro porogaramu z'uwo munsi, kubaza ese hari ubufasha waba ukeneye bw'umuntu kugira ngo agufashe kuguteranzeretinga, wavuga uti ndabukeneye. Umuntu muri aho uri hafi aho, yaba minisitiri, yaba umukozi w'akarere, yaba umukozi wo mu ntara, yaba umuyobozi ukomeye mu gisirikare, yaba umuyobozi ukomeye hehe, ntabwo yatinya kugufasha kugusemurira ukagira icyo utahana. Ibyo ni ibintu byiza cyane, aho ni urugero tugomba gufatira ku bantu b'Imana, abantu b'Imana bacyariho. Haleluya. Noneho uwo mugore aragenda umunsi umwe, Imana yamubwira iti ubu ngubu rero kubera yuko bari abantu baba barivovoye, kagenda mbasura kubona kiraza, kimwiriwe tuyego ko muri kwijujuta mwabaye iki, twebwe rwose tukibaza kuri Adamu na Eva ibintu bakoze, Mana wabimenye, y'amayodi y'ikigori cy'ikigoryi, ngabo cy'ikigoryi na Eva umugore w'ikigoryi, bati turabizi wowe, mbese se mwebwe kambabwira, ntabwo mw'abantu mwe rero ndi kubona mu buzima buciriritse bw'abakene, ariko reka mbabwire, ngiye kubaha intuza, ngiye kubaha amahirwe, nimara kubaha amahirwe ngiye kubaha iyi sanduku y'inzu, ahita bahindura ubuzima bashyira ahantu hazima.
ubwo yaravuze ati ejo muzategerere ikizaba muzabyakire mwiturize oke buri nijoro turavugana baragira bararyama nijoro baryamye nijoro bumva baryama ahantu baryama nk'uko bisanzwe ari nk'uko bisanzwe nk'ejo buri guca bumva ahantu hadasanzwe bari kuburira matora umenyeye kurera kurushagaye ku bibabi by'insina byumye ukabisasa neza ukabicoca neza ukatugira neza cyangwa ibishogoshogo by'ibishyimbo ukabisasa neza ushyiraho ikirago ushyiraho agashuka ukiyorosha ikindi cyangwa se ikiringiti unamenyera ibyo bintu yarangiza kumva aryamye kuri matora iri kunepa akwizungura kumva igitanda kibaye ngo barebye babona hari inzu ifite ibati riri taransipara akabati kugira ngo kakaze n'umuco babona ikintu kimeze nk'igikuta sinzi ukuntu babonye abantu bageze mu nzu z'abakire bahabona ahantu hari antre buteye bakoraho babona biratse babona ni icyumba cyiza gitatse kirimo ibintu byiza baravuga bati se buriya byagenze bite kuko barishima bashima Imana ubwo rero barangije icya gikorona kiraza ubwo nyine basanze babyutse bumva abantu bari kubarakora hirya bari gutegura bari guteka ibya mu gitondo ibyayi ibiryo ifunguro rya mu gitondo abakozi bari gukora mu mirima inka ziri kuvugira mu biraro amatungo ihene ziri hariya intama ziri hariya inkoko ziri hariya porutayi ziri hariya amamodoka amafarashi indogobe ibyo byose bihari ubwo rero uwo muntu yari afite ikibazo cy'uko ubwo yigunze ati we Mana kuko biragenda bite nuko bagiye kubona bameze neza bati bagihaguruka babona inkweto ziri nk'hariya z'ukanagiramo n'izindi izo babonye aho hafi n'ibindi bintu byo mu cyumba twambara n'imyambaro myiza yo mu cyumba yaba y'imbere yaba n'iy'amakositimu iri kuri potomani ubwo inkweto zindi bakingura babonye inkweto mu kandi kumba kari ku ruhande inkweto nziza zitazi umugabo n'iz'umugore n'indi myenda itandukanye n'ibindi bintu bikenewe inzu yari yuzuye ibikenewe byose baravuga bati oke mu gihe ari nko mu kigoroba cya gikona kiraje bicaye ahantu bavuga twe gukera mu kajaride bihe bari kwinegura bati Imana ishimwe Imana yakoze cya gikona cyaje cyarakoze cyadufasha twone kiba kiraje tumwiriwe kiyego tise kandi se mumeze neza mumeze neza noneho rero kambasaba ikintu kimwe ibi byose mwabibonye mwabonye barabagaragu bose nabaye n'abaje n'abakozi bose n'imirima yose mwayitwaye hari n'umuntu wagiye kubatembeza mutondo umuntu yabyutse ati muze mbatembeze dore amazu yanyu ngariya dore n'andi mazu mufite ku ruhande dore n'urupango dore n'imbago yo munsi y'urugo dore ziriya nka ni umusumba wazo dore indogobe umuntu yabaga ari kubabwira ati ibi byose akabatembeza mu masambu dore ibishyimbo tutembere mureze matembeze ubwo ni ibintu bikwikora nabo ariko kubera bari yababwiye ati hari ibintu ndabakora surprise bahise bamwe surprise noneho ikigoro ubwo bari baruhutse bamaze no gufata amafunguro twone kiraza abaganirira mbese mumeze neza tumeze neza turashima Imana none se mwabonye ibyo kurya ati twabibonye mwabonye mwari ahantu heza cyane iriya nzu rero yani yanyu ariko mwabonye imisanduku hafi mu gitanda muri ayemo mwayibonye yego tirasanduku mwabonye muri mwabonye ko ifunze n'ingufuri irasanduku mutazigira muyikoraho na rimwe tazayifungura muzambabarira ibindi byose uzihangane ko ibyo mushaka nta bindi bababwira nuko bavuga ngo yego bamaze kuvuga ngo yego nuko hasigaye nuko baravuga bati nta kibazo n'izuba bari baryamye rero noneho bwa mbere bari baryamye batabizi baryamye none bwa kabiri baryama barasinzira pe niyo zari nta kintu bumvishemo kubera umunaniro ni iki bamaze iminsi birirwa bariko bakora buri munsi bakora bashaka akazi buri munsi noneho igihe kimwe baravuga bati ubu tugiye gushaka akazi ko gukora bati tugiye gutembera ubwo batubunye bari bicaye bari kwivovota ngo ikizone cyazaga tugiye baki mu miruho cyo cyumweru hafi cyo cyumweru nk'iminsi nk'ine shize bari bamaze gushya byuka baroga
barangiza bagatembera ikigoroba, karibu ku meza, manywa abantu bakajya kwiryamira ikigoroba, noneho uko kuryama no gusinzira ndetse barabimara. Ku minsi nk'ine ishize babona ikibondo kiravuze kiraje, buriye kumva muri ya mari cyangwa se isanduku kera bakoraga z'ibiti, wumva pi 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 baryamye muri amasaha yo gutinda gusinzira, pi 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 pi, ikintu kirimara bagira amatsiko, hano iki barabyuka baraza barareba usanga harafunze n'akagufuri. Umugore ati turebewe, ati umugore we nibagiwe, nta kibazo, sawa sawa. Babaye aho buri munsi ko baje kuryama bajya mu cyiciro cyarumvaga pi pi pi, nyine cyagiye umwanya gashyira bigatuza, baba bari kuvuga nacyo kikavuga, batuza basinziriye nacyo kigasinzira, baba biciye tuganira nacyo kumva ikintu pi 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 mu mari. Batumva ati hashi nta nabyihanganira, ati je nzafungura muri ndebemo buri munsi taje mbaza gusinzira. Ati mugabo ati wa mugore we, kandi umugore ata naho byaje, urabona uwo muntu ufite ubwenge bone byaje birimo si yaje he humura tibani terabwo iyo umuntu yaguhaye ntabwo yasubira. Gusa umugabo abaho yakigeze aravuga ati oya kama mbaya kizaba kizabe, ubu nafashe umwanzuro ntabwo nzongera kuryama bana nawe tera hafungurira iramaye, dufata umugabo ati wewe mebuza mu cyumba cyacu, nta wundi muntu wemerewe kujya mu sibyo umugabo n'umugabo, niba ari kugira nk'umwana wende ariko bari mu wari mutoya, nta wundi muntu wemerewe kujyamo kugira ngo atabone iyo mari akagize ayitekerezaho. Ubu umugore rero ni ukubagezaho igitekerezo cyageze hasi igihe kinini, baravuga barasakuza ati niwangagira najya kubana nawe. Uko hasigaye baragiye barafungura, bamaze gufungura bashatse ikanyundo bikingufuri, barafungura, bamaze gufungura muri ya sanduku hari harimo, kandi icyo gikoni cyaje kubanangiza ikibazo nyinshi, haba harimo imbeba n'amasaka, imbeba yajyaga amasaka yakumva abantu ikumva nayo ishaka kugiza amatsiko, kuko imbozi y'amatsiko kumva ishaka kumva kuvugana nabo, rero yahise yigurukira yigendeye. Nuko bukeye baragiye barabajyana barasinzira, bucya bari muri bwa bukene bwabo, ibintu byose byagiye. Igitekerezo rero kiboneka cyitwa mu itangiriro cya kabiri n'icya gatatu, Imana n'Adamu ikamushyira muri Edeni, ikamuha ibintu byose, ikamubwira ngo none ikari mu miremera n'umufasha yari afite uruntu, kumubwira ngo baze bahingira ibirimo kandi ngo ntibazajya guta icy'ubugingo, bikari kizanye ikintu bakanga bakakiryaho, babaye nka Adamu na Eva. Reka dusoreze aha ngaha, cyawu Imana ikomeze kubana namwe. Reka rero tubifuza kugira ngo mukore subscribe ku cyane n'ubugingo bwa TV, kandi murebe iyi nkuru murakoze. Cyawu Imana ibahumurisha, amen amen.